sibyo byo noneho kugira ngo byeme Jenze zankureka nkwereze intambwe wirukanye urumva numara kwirukana Jenze nirukanka nge nanagusiki kugira ngo noneho nge wiyiryeho noneho bya bindi bya gatatu ya nta kibazo katugabanye kubivuga tugeze tukora oya reka tuze tubabwira aricyo tugomba kubabwira urumva kugira ngo baze kumenya ngo twakoze ibiki ko tumisha sibyo nuyikora fresh ebana icyo ushaka ni kigo biko nanira nyine nawe urabyumva aho wihombeye nyumvira utunzaniye utayari abantu bo kuri Amani TV Rwanda basubiza cyane noneho ngo izi surprise ngufitiye cyane agise so ubu noneho urakorera mane mula urakeneza uzi ni kashi amafaranga nayo nyine urumva nyine nayo nyine nyine juste ngiye rero uyu munsi urumva ushaka umbire urashobora uyu mavuta so ubu rero uko giye kugenda giye gukoresha SWAT sibyo inshuro 15 sibyo nuyikora fresh ebana icyo ushaka ni kigo biko nanira nyine nawe urabyumva aho wihombeye nyumvira utunzaniye utayari okay so let's go tugende ndebe SWAT yanga za 15 nubasha kuzikora ebana bawe tsigira afanga yawe ebana nawe no byatangiye zikorwa ko ko cyishanzure mbere gushwana Yo nibwo kwereke 15 fata ko shaka ariko agufata ibintu 10 uzofata ibintu bibiri koko ushaka yajya ko n'ubundi ubona se yarana yanjye eganago ayajya so okay let's go Let's go. Ayanjye biramunaniye kuyarya. Munaniye kuyarya.
gisubira mu sibyo urabona ko umeze sibyo nikuva ngama What's wrong with you? Not too much. Oya ndagerageza amazi. Ntabura gutanganya. Ntabura gutanganya sigatatu gusa. Kagaro yajyana. Bikashize mu nzira. Nabuze kabiri. Nabuze kabiri. Byaragiye kuri babanje uti. Abana nababimo. Oya ntabwo kandi byabaye nasi bana biwe. Okay, sawa nika mwigisha sibyo? Ndagafata. Sigatwaje. Oshikushye. Nossa, pedindo, já pedi. Tô na consciência. Tô tranquilo. Agora na boa, eu te dei isso. Agora isso. Uri kugenda Ok, sawa. Iko twatuma utashobora. Okay. Ariko no cyane duhindure ndapfuye wapfuye upfuye cyane amafaranga yawe sakaniye yaze okay fata dukomeze Como kuna niye kamera sisi ndio nani bora sasa kuzishora sio Basi fati kufata chuo. Wala kutu. Hivyo. Hiyo ugomba kulimenya. None se bari. Aha, twakisha. Inzira Ngiye kwigisha abanyigisha ibindi byose kugira ngo habe uko rwose uko nyese niba unakoze kugira ngo niba kinini gikora ndagira ngo nyine ubintu guys amafaranga yanayahetse abantu bo kuri amani TV Rwanda urabona ko amafaranga ndayabuze birananiye gusa ndakora iki ariko mwese tugomba kuzamuka gushyiraho like so turebe ese uyu muntu wacu mushyashya ari mumaze kumusanga tuzimwanditse n'akamera urumva igice cya mbere kugira ngo urumva ariko noneho urumva so reka kumva ko bigomba gukora kugira ngo so ihangane gafate ukore nibura wenda na gatanu
eshanu ngiye kuzigerageza n'ibyanga turagashyira hasi wowe ukore nta kintu ufashe eshanu okay twagiye let's go Kuinini kabiri uri kubikora neza waze kumbwira niba utari kunyiba sindi kukureba azana nandike muri kumva gutera ambwira se yarabikoze cyane yapfuniki kandi ntabwo ndari wapi gatana biraje gatana biraje yagera yageze ntabambwira umunsi nzaba nabimenye wabuze ntabambwira umunsi nzaba nabimenye YouTube ariko muri aya yose sibikona niye oya reka mbere ejo nzaba let's go imbere handi ngiye kukwereka niba nibura uza gukora iki uza kugerageza sibyo ndebe let's go twagiye uje kwita ku baya y'ibintu bikunda cyane bikunda ko let's go Kita nongemo. So. So. Apa bisa? Ayo kan. Masih kon. Ahora me entiende. Hey, give me twabonye ko twe turi muri gym sibyo ari muri gym noneho wagiye uranyemeraho ngo nongeye ku bintu byanjye utajya kuri tapirura abantu tunyemeraho navuga noneho ngewe okay sawa nanjye niyo mpamvu nakubwira ati ngewe nkunda gukoreshwa n'ibintu by'umubiri ngiye ngo ukoresha umubiri wanjye
sibyo? oya ariko n'umuriro ariko uragufasha nyine wagushoboye niyo mpamvu nyine wabishoboye kuko urumva byakunaniye none ubona ikintu kigufasha gukora iki gukora kwirukanka uzandusha nose siyo mpamvu navuze ati tuze hanze kugira ngo ndebe nimba uzandusha guys muraza kureba exercise kwako tuza gukora nyuma sibyo hanyuma urebe ese ibyo ndi kuvuga ntabwo ari byo cyangwa ari konsinda muze gukurikirana muwe nimukureho urushinge gusa hanyuma baze kureba ese ko wanyemeye kuri tapirura ese hano hanze wagwane bimeze gute sibyo ariko so no exercise tugiye gukora banabimenye sibyo exercise tuza gukora hano hanze yanyemeyemo muri gym kuri tapirura yanyiriyo bya tarikasi sibyo nagira noneho mwebwe muze kureba ibyo tugiye gukora rero kwiruka wabona natwe kandi kuri tapirura wari wigize mu Rwanda apana nabanze gukorera kuri tapirura hano hari hano kuri nuze hanze tukana bitakunanira arisho guys murasa kubireba baraza kubireba no tugenda tugerageza oya baraza kubireba urumva tugiye kubwira ibyo tugiye gukora hano hanze tugiye kwiruka sibyo byo noneho kugira ngo byeme byenze za nkureka nkwereze intambwe wirukanye urumva numara kwiruka byenze nirukanka ngenda nagusiki kugira ngo noneho ngewe wiyiryeho noneho nta kibazo katugabanye kubivuga tugenda dukora oya reka tubabwira aricyo tugomba kubabwira urumva kugira ngo baze kumenya ngo twakoze ibiki ko turabikora batari kutwumva urumva turirukanka sibyo nitumara kwirukanka urumva dukore exercise neza kugira kwishyushya turi simple urumva turebe uko abantu bacu baza kubireba batubwire ngo ibyo navuze ni ukuri cyangwa uri ku mateka bazabibona uze kuzishyiramo uzi ko bazabibona sawa byakunaniye cyangwa bagize gute numva tumaze kwirukanka utexercise turi aho ngaho kandi twakoraga twiga muri primaire abantu bacu reka dukore izo exercise namwe muraza kutuhereza judgment yanyu sibyo